ni mabukwe niwe wambyariye sheri. Reka rero nejejwe no kuboneka ahantu noneho ku munsi wanjye wo kuri Pasika. Imana ibaha umugisha, dufite abana 4 reka nabo bivuge. Nejejwe no kubona baje kunsanga hano iwanje mu rugo. Imana ibaha umugisha. nanone hari mikoro yanjye oya reka mvuge. Aleluya. Ndasima Yesu wangejeje ahangaha ni kwa mwana wanje. Abana banje barakundanye ndabishima. Ubu ndashaje simva mu rugo, ariko ugu munsi niyemeze kuzamo, sibyo? Ariko Imana izabaho umugisha, muzahore mukundana igihe cyose, maze nanze ndaze ndishima koko. Azaba wakijijwe nimuzicara kuri ya ntebe Dawimimana risize vera kuri ya mbuga. Rero ndumva kuri uyu munsi mwiza wa Pasika twifuje kuza gusangira Pasika n'abacecuru bacu, mabukwe na mama, ndetse dufite n'umunsi mukuru wihariye. Mushiki wacu yitwa Nyirapasika, ubwo yavutse ryari? Kuri Pasika. Urabona rero ko ubu ngubu yongeye kuvuka. Yongeye kuvuka rero, ubwo no umunsi mukuru turawufite. Rero turagira ngo ibintu bigende neza. Mbere yuko tuyorganiza kugira ngo abantu bicare neza, reka wa mu DJ ari hehe? Umu DJ abadushiriyemo indirimbo nziza nziza ikwiranye n'uyu munsi turimo. Abana turi kumwe nabo ni abaririmbyi. Ndumva ibintu biragenda neza. Turatangira dusenga Imana, turi kumwe na muramu wacu k'umushyitsi mukuru. Reka tumusabe adusengera Imana mbere yuko dutangira. Kristo turagushimye, waturinze uradufasha twambika imbaraga, waturindiye mu rugendo twagiye, none tugeze ahangaha amahoro mu rugo rw'umugaragu wawe. Turasenze kugira ngo manuke ubane natwe, gahunda na porogaramu ziyoborwe nawe kandi utugire neza. Turasenze kugira ngo abe ari wowe utuyobora. Dusengeye Mwami Imana yacu ibirakorerwa ahangaha byose kugira ngo abe ari weho ubidufashamo kandi abe ari weho uyobora gahunda zose. Manuka ubane natwe, uducungire umutekano, teke byose bikumvirane mu izina rya Yesu, amen. Semajeri Gaspari, ndu mwana wa mukecuru na mukecuru. Ba mukecuru bombi barahari, mama na mabukwe, sibyo se? Ubwo ndo umwana wabo, ndi kumwe na sheri. Ubwo rero Yesu yatugiriye neza kuko ni umugisha benshi badashobora kubona. Burya Imana yabigukoreye ugomba kuyihimbaza. Ntabwo turi twenyine, ahubwo Imana yaduhaye umugisha w'imbuto ziva mu nda yacu. Haleluya. Nitwa Sebasore Jean Damascene, mfite umugore umwe n'abana 4, kandi tubanye neza.
namwe murabibona. Hano rero ni ukwisangane mu rugo, turi kwa mabukwe, urumva ni ukwisanga. Reka mbe na sheri wanje nawe abibwire icuki. Yesu ashimwe, aleluya. Nejejwe no kuboneka hano muri uyu muryango. Nitwa Nyirapasika Vestine, ndi umugore w'uyu mugabo, hanyuma ndi bucura bw'uyu mukecuru, ni njye bucura. Rero aha ni kwa mabukwe. Nejejwe no kuboneka ahantu noneho ku munsi wanjye wo kuri Pasika. Imana ibahe umugisha. Dufite abana 4, reka nabo bivuge, ubwo nabo baragenda bavuga aho biga n'icyo bakora. Haleluya. Yesu ashimwe. Nitwa Mbaneza Patrick. Patrick. Niga mu wa 3 segonderi. Niga mu Gahunga. Nshimira Imana, ndabishimira Imana. Murakoze. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Baraka, niga mu wa 1 mu mashuri yisumbuye. Akazi nkora ako mbonye kose ndagakora. Haleluya. Nitwigire neza mu gisha Desire, nkaba niga kuri Climont Academy, niga P5. Niga mu wa 5 primaire, mbishimira Imana. Haleluya. Nitwa Ingiriye neza Fiona Teta, nkaba niga kuri Climont Academy, niga mu wa 3 ku mashu. Akazi nkora ni ukwiga. Muratwakiriye se? Imana ishimwe. Ni mabukwe niwe wambyariye sheri. Reka rero twumvise rero kuri Pasika twakagombye kujya kuryoshya, tugafata mu modoka tukajya ku kiyaga, tukajya hehe, tukajya kwinezeza n'abandi, ariko ntabwo twakwinezeza nabo baruta ababyeyi bacu. Ni ukuri pe. Urumva inshuti nyinshi zirahari, dufite inshuti yewe ku isi hose. Twakagombye kuvuga ngo mushiki wacu ahora agira yurira indege agenda, ariko nanjye njya nyurira. Rero murabyumva, ariko si ibyo twirata, ahubwo kuba turi iwacu biradufashije, turi kumwe n'ababyeyi bacu. Niba ari ikijumba, niba ari ikirayi, tugisangire. Urumva, twibuka neza ko turabo turi bo kubera aba bakecuru, turabo turi bo kubera aba babyeyi bavunitse imvune twe tutavunika, kugira ngo tubishure. Rero turabashimiye mama, mwarakoze. Reka mukecuru abasuhuze. Haleluya. Haleluya. Nanje nitwa Nyiransabimana Debora, nkaba ntuye hano mu uyu mudugudu wa Bikenge, Kagari ka Kijoto, Umurenge wa Bigogwe. Nkaba ndi nyina wa Mama Doro, ariwe Nirere Clementine. Nejejwe no kubona baje kunsanga hano iwanje mu rugo. Imana ibahe umugisha. Nanone mpaye mikoro yanjye. Oya reka mvuge. Haleluya. Ndasima Yesu wangejeje ahangaha ni kwa ba mwana wanje. Abana banje barakundanye, ndabishima. Ubu ndashaje simva mu rugo, ariko ugu munsi niyemeze kuzamo, sibyo? Ariko Imana izabaho umugisha, muzahore mukundana igihe cyose, maze nanze ndaze ndishima koko.
azaba wakijijwe nimuzica ibera kuri ya mbuga dawe imibabaro isize we nzibera kuri ya mbuga nta murozi uzajayo nta mugirana buzabayo hazicara uwakijijwe nibuzicara kuri ya mbuga dawe imibabaro isize we zibera kuri ya mbuga. Aleluya. Ndasima Yesu ni umugiraneza. Ndasima Yesu dore ndi kugenda mu modoka sinigeze kuyigenda naragendagamo ntereje ariko ndashima Yesu yuko nanjye iri kumpa mbese nkaja hejuru kandi ndi hasi. Imana ibaho umugisha. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa ibyago biriho twishime turi imbere y'Imana. Amen. Uyu munsi ni kuri Pasika. Uyu munsi ni ryari? Pasika. Niba ari kuri Pasika rero reka twishime turi hano sibyo kuko ntawuzi ejo ariko uyu munsi tugize gute turahazi. Diranga Imana, impamvu diranga Imana, Imana itari bayari, Imana itari dagoni, Imana yaraturinze. Impamvu diranga Imana, impamvu diranga Imana, impamvu diranga Imana, Imana itari bayari, Imana itikurera, impamvu diranga Imana, itsinda giruta amin, 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 Imana yaraturinze. Impamvu diranga Amina, amin, 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 hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, 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 yabasenga, impamvu diranga Amena, impamvu diranga Amena, impamvu diranga Imana, 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 Imana itari bayari, Imana itari dagoni, Imana, 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 Imana yaraturinze, Imana, Imana, Imana,
ziraga imana imana itanga akazi, imana itanga ubuzima, imana ikiza umugongo. Impamvu ziraga imana impamvu ziraga imana ndayumva. Impamvu ziraga imana impamvu ziraga imana ikiza umugongo. Impamvu ziraga imana. Haleluya. hari agaciyemo amagare umukecuru ahagarare hano tumuvugeho nawe. Rero ni mama umbyara, ni mama. Ubwo ingere na pasi nitwe baherereze, pasi niwe mutoya, ubwo ni nge mukuru. Ubwo rero murabona ko umukecuru wacu Imana yaramuturindiye, urumva ko ari n'umuhanzi. Ahubwo abantu batazi kuvuga kuri kodinga ubu iyi ndirimbo ntiyarigezweho, niko tutanamenye yari yari ivanzemo n'indimi ntawamenya kuko yarize cyane. Ubu rero akaba nyirabukwe w'uyu mudamu. Imana ishimwe. Rero na mukuru wacu dufite mushiki wacu nawe ashobora wenda mu kanya nahaza kwagera wenda turaza kumubereka. Yaje abana be nibo bahari, sibyo? Uyu mwana ni wa mukuru wanjye, ya mukuru wanjye. Urabona ko niyo wahoze aratwara abashiki be nawe mvuye kuzana nyirakuru. Rero Imana ishimwe. Wumvise ko ari kuvuga ngo ari kugenda mu modoka kubera Imana yaraturuhanye, byatumaga arara no ku rusenge kugira ngo tubeho. Agakubitwa bikomeye, umusaza wacu naramutemye, yanga kudutaravuga ngo mba ngiye, ariko se nimba ngenda kimbwa zizabarya. Urumva rero yanambye ku bwacu kugira ngo tubeho. Umukecuru ntabwo twamwitura ibingana n'ibyo yakoze, yari ihanganye bikomeye. Imana imuhe umugisha. Nta kibazo wakwicara diyakoni. Ni umudiyakoni. Nanone rero ndi kumwe n'abaramu basanzire banjye, ko turi mu rugo rwa mukecuru. Dufite musanzire wanjye ankurikira kuko ni nge mukuru. Ubwo ndi imfura, nge na Sheri. Udukurikira ni Mukesha na Papa Manyi, nabo baza mukabareba. Uyu ni Mama Manyi, uyu ni ukurikira madamu amugwa mu ntege. Uyu ni musanzire wanjye, ubwo ni unkurikira. Reka rero arakoze nkuko bivuze nibyo koko. Ni nge umugabo wa Mukesha, Mukesha ubundi yitwa Mukamusoni Olive, ariko nanjye nkaba nitwa Musoni Jean Gilbert. Ubwo hagati aho mu rugo rwego, nk'uko byagiye bigaragara muri rusange, twagize amahirwe yo kubyara. Dufite abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3. Kubera ikibazo cy'ingendo ntabwo babashije kugera hano, ariko kubera ko njye naje uyu munsi nasize bababaye, bari uvuga ngo bari baraza kureba nyirakuru, ariko byabaye ngombwa ko baziyizera ku kindi gihe bazaba bapanze nabo. Muri urwo rwego rero nkaba nanjye wenda mu mirimo nkora nk'uko n'abasore nabonye bari kubivuga hano, aba ari umushinga nkorana nawo. Ubwo muri rusange ndakeka hari icyo bakagombye kumenya ku byanjye, hari ibyo. Wenda ikindi ni uko inaha ngaha nanjye nahabaye cyane, hari abantu bamperuka kera gikorera muri Gishwati. Ubwo ni nayo mpamvu hari n'uyu mukobwa yabashije kugera muri Burera. Ubwo niyo mpamvu nshoreze kuri iryo rya Burera kuko niyo nturuka. Abandi bucura ba Mama Doro, mama wanjye n'uyu, imfura yanjye n'uyu, hagakurikira uyu. Imana iduhaze ibyiza. Haleluya.
nanjye nitwa waje neza Nicole mu wa mbere. Desire nkaba ndi umwana wa gatatu nkurikira mama Doro ubwa kabiri ubwa gatatu ubwo nkaba mfite umudamu nguyu turi kumwe mfite abana 4 ndumva uwa mbere nguyu ari hano mu nzu w'imfura yanjye ukurikiyeho n'uyu nguyu ari ibyo ngibyo Imana yatugiriye neza nta dufite ubuzima bwiza nta kibazo dufite icyo cyo nshimira Imana murakoze cyane. areza muramu wawe ubona era ndibona ndubatse mfite abana 4 ariko abo bana bamwe ntibabashije kuboneka hano imipaka namwe murabizi. Uyu mudamu nuwanje kaba ntuye hano muri Shaba imbere ya sitasiyo. Imana bahazi byiza. Imana ni nziza ibihe byose. Nanjye nitwa Nyirandikubwimana Eunice. Ubwo aba babyeyi bari hano ni barumuna ba mama. Ubwo ntago yagera hano afite intege nke z'uburwayi n'imyaka y'ubukure. Ubwo ninjye wabashije kugaragara ngaha. Ubwo nanjye ndamuhagarariye. Ubwo rero nanjye ntuye hariya mu Rwankeri mu Badventiste. Kumwe n'inshuti y'umuryango wacu muvandimwe ni kuri wa madamu kumwe ni pasiteri kubera imirimo yindi tumuhaye uruhusa aragiye ariko tugeranye hano kubera indi mirimo ahamagawemo ahise agenda ariko uyu ni Magara Ntunsige wacu. Murabyumva? Ni Magara Ntunsige wacu. Hari henshi yari bujye ariko kubana natwe yavuze ngo ntabwo mu munsi mukuru w'umuryango turi bwabure. Mama Jose sohoza umuryango. Nabivuze ariko oya ariko twotsaga utugori duto urunini tukarwikuza. Rero dufite abavandimwe mwaturutse hirya no hino mu mukobwa wacu bwiza. Ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Haleluya. Amena. Nanjye muri uyu mwanya ndi gushima Imana. Nishimiye kubabona. Nanjye ndi umukobwa w'uyu mama wanjye. Ndi umwana yewe twavuze turamwirukansa ari kwiruka. Rero ntabwo ari ukugusuzugura muri umuna wacu. Igihe twaje ugomba kutwakira kuko turi bakuru bawe. Papa ni rwose uhuza uyu muryango wacu. Haleluya. Imana ishimwe niyo yateguye ibi bintu. Siko bimeze se? Yagize neza iraduhuza. Inzana mwuru rugo imuza n'uyu papa. Yagize neza mugisha inama akazingira. Ntacyo nabura turi kumwe ni Imana yabikoze muyihe icyubahiro. Data bukwe na n'umutware we baravukana. Ni mabukwe mukecuru nyina wakiruta nahaguruka akabareba. Badutegurire bakore ibikwiranye n'uyu munsi dukomeze na gahunda. Hanyuma ya bare cyangwa se rya torero ry'Imana memora duterera amakorasi bishoboka. Mwami Yesu arakoze waduhaye amahoro mu mutima
uturinda muri isi mbi. Mwami Yesu arakoze, Mwami Yesu, Yesu arakoze, waduha amahoro mu mutima, undindira muri isi mbi. Mwami Yesu arakoze, ninde utagushima, ninde utakuramya, nawe warumfubyi ababi n'abeza, uruwo gushimya, warari imfubyi n'abapfakazi, uruwo gushimya. Nibibereye kutagushima, kutakwitura neza no guhemuka, byari bikwiye ko tuguhimbaza tukamamaza imirimo yawe. Nibibereye kutagushima, kutakwitura neza no guhemuka, byari bikwiye ko tuguhimbaza tukamamaza imirimo yawe. Hahirwa uwamenye ibanga Guhimbaza umuremyi wacu no kuvuga imirimo yiwe. Hahirwa uwamenye ibanga guhimbaza umuremyi no kuvuga imirimo yiwe. Oh, nibo bazagubwa neza. Oh, nibo bazagubwa neza. Aba ngabo nta soni mfite ryo kuvuga Yesu, nta soni mfite ryo kuvuga urukundo rwe, nta soni mfite ryo guhamya Yesu, nta soni mfite ryo kuvuga urukundo rwe. Uwo Yesu niwe soko ry'ubugingo no kunesha. Uwo Yesu niwe soko ry'ubugingo no kunesha. Cyokora bazahabwa imbaraga nyakuri, Mwuka Wera n'abamanukira bo kumamya Idaya Samariya yose. Yego ndahamya Yesu wapfuye akazuka. Yego, yego ndahamya Yesu wapfuye akazuka. Urabona ko zirakoze ingemwe za Yesu, muzikomera amashyi. Izi ngemwe za Yesu rero zikomoka kuri aba bakecuru bacu b'umugisha. Urabona ko imvune zanyu zitapfuye ubusa, imirimo mwakoze iracyavuka kandi izakomeza ibeho. Muri amashami agishibuka, ntabwo imirimo yanyu izasibangana. N'izi ngemwe zizabyara abandi, kandi abo bandi zizabyara bazaba bakomamwe. Imana ibahe umugisha. Ibintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe.